Hello once again beautiful people, nongeye kubaha ikaze kuri Behind the Wall Show. Nkuko bisanzwe aha ni mu rugo, don't worry, feel at home. Nawe mushyashya ngo ikaze, feel at home. Reba gusa ahantu hatukura ukandeho. Nimba ukoresha icyongereza handitse subscribe, nimba ukoresha igifaransa handitse s'abonner. Ukandeho noneho nurangiza urabona ahantu hari inzogera, ukande no kunzogera kugira ngo ujye ubasha kubona notification cyangwa ubutumwa bugufi igihe cyose dushyizeho update, igihe cyose dushyizeho ikindi kiganiro cyangwa se iyindi nkuru. Mwakoze rero gumpa umwanya wanyu mukareba iyi nkuru, wowe uri kunyumva aka kanya. I thank you very much, ndagushimiye cyane. God bless you, God bless you, God bless you. Ikindi nabibutsa, mujya muri comment section mumbwire what is going on, mumbwire ngo inkuru zimeze neza cyangwa se harabura iki, cyangwa se zabashimishije, cyangwa se hari icyo zabafashije. It's a big support, nabyo biradushimisha. Yes guys, let's start without wasting time. Kandi wakoze guhitamo Behind the Wall Show. Iyi nkuru turayitangirira mu village kamwe. Village kamwe hari umugabo wakundaga kuguza akicara ahantu ku muhanda, abantu bakundaga guca bo muri ako village. Ntago yabanaga n'umugabo kutabona. Uyu mugabo rero akaba yarazwi cyane muri aka gace kandi azwi ko akunda kuza aho ngaho gusaba ubufasha. Uyu mugabo akaba yarazwi ku izina rya Raja. Uyu mugabo rero akaba yarakundaga kwicara aho hantu, ndetse abantu muri village bari abantu bakuru bari bamaze kumukunda ndetse banamuzi ku buryo bacaga aho yabaga yicaye bakamuha igiceri, undi akamuha inote, ugasanga mbega bamufashije, yabonye amafaranga afatika. Nuko kubera icyo kintu cy'uko buri muntu wese yabagazi ajya kandi amukunda, abantu bamwe na bamwe byatangiye kubababaza. Murabizi ibintu bya society, ibintu by'ishyari, ahantu hari abantu ntihabura uruntu. Abantu bamwe na bamwe byatangiye kubababaza cyane. Ndakubwira ngo muri aka gace abantu bamwe na bamwe bafataga n'umwanya wabo bagateka bakazanira uyu musaza ajya, ariko hari abandi nabo bagiraga ishyari bakamugirira ishyari. Uyu musaza nta muntu wari uzi ahantu yari yaraturutse. Bagiye kubona babona musanze aho ngaho, babona aje aho ngaho atangiye gusaba, nta muntu n'umwe wari uzi inkomoko ye. Nuko umunsi umwe rero uyu musaza ubwo yaricaye hahandi akunda kwicara ari gusaba, umwana w'umukobwa umwe witwaga Santo yamuciyeho ubwo yaravuye mu mirimo ye ya buri munsi. Uyu mwana w'umukobwa rero ubwo yegeraga uyu musaza Ajo, yahise abona ka kantu bajya bamuheramo amafaranga, abonamo amafaranga aruzuye. Ishyari rihita rimwica ndetse n'ubusambo, ashaka kugerageza kuyiba, dore ko uyu musaza yari yaryamye yasinziriye. Noneho uyu mwana w'umukobwa ashaka kugerageza kwiba ya mafaranga wa musaza. Nuko ubwo yageragezaga guhita ahaguruka ngo agende, wa musaza yahise amuburira mu maso. Agiye kubona abantu umusaza aragiye, ntawe akibona imbere ye. Umwana w'umukobwa yagize ubwoba, arangije arahaguruka atangira kumuhamagara, atangira kumubwira ati garuka utware amafaranga yawe, ndakwinginze ntabwo nshaka kukwiba, ngwino utware amafaranga yawe. Umusaza ariko ntabwo yigeze agaruka. Umukobwa rero yabuze icyo gukora, ubwoba bwari bwamwishe, arangije afata amafaranga ayajugunya hasi, arangije arirukanka ajya mu rugo, yirukanka cyane ameze nkaho ari kwirukankanwa n'umuzimu. Umwana w'umukobwa ageze mu rugo arangije ahita yikingirana mu cyumba cye. Noneho atangira gutekereza uriya musaza ari mu ntoki, umusaza wahise abura mu maso ye ako kanya, ese yari mu ntoki. Ubwo buramwica cyane. Nuko mu kanya gatoya ubwo yari yicaye ku buriri bwe, uko amasaha agenda yiyongera, amaguru ye yatangiye kubyimba, akajya abona amaguru ye arimo arabyimba mu kuntu. Nuko arategereza agira ngo wenda nuko yagenze cyane, ariko hashize akanya noneho atangira kubona ibintu bitangiye kuba bibi cyane, amaguru ye atangiye kubyimba cyane. Nuko arangije afata amazi ashyushye atangira gukanda amaguru ye, ariko ntibyagira icyo bitanga, amaguru arakomeza arabyimba. Nuko hashize akanya rero yahise aryama, ariko aryama ari gutekereza wa musaza, avuga ati byanze bikunze hashobora kugira ikintu kimbaho, umusaza wasize amafaranga ye byanze bikunze
ashobora kugira ikintu kibi kimbaho. Mu gitondo ubwo yabyukaga agiye kubona abona amaguru ye, ibirenge bye bimeze nk'ibirenge by'ihene. Nuko umwana w'umukobwa yahise asakuza cyane, agisakuza papa we wari uri mu kindi cyumba yahise araza mu cyumba cye ngo aze kureba ibibaye. Papa we akigera aho ngaho yahise atungurwa n'ibyo ari kubona. Nuko papa warangije aramubaza ati ese ibi bintu byabaye gute, ni gute byagenze kugira ngo uhinduke gutya? Nuko Samtam wa mukobwa arangije abwira papa we inkuru ariko y'impimbano, ntiyamubwira neza uko byagenze. Ntabwo yigize amubwira uko yitwaye kwa musaza, ahubwo yaramubwiye ngo yahuye na wa musaza usabiriza, arangije aramusaba ngo amufashe ariko nta kintu afite kumufasha. Noneho ngo umusaza ahita arakara. Nuko ubwo ngubwo akirakara ngiye kubona ahise aburira mu maso yanjye. Umwana w'umukobwa ni gutya yabwiye papa we, aramubeshya, ahitamo kumubeshya. Nuko umwana w'umukobwa aramubwira ati njye nagiye kubona mbona ahise aburira mu maso yanjye. Ubwo rero nahise nza hano mu rugo ndaryama, none dore mbyutse mfite amaguru nk'ay'ihene. Nuko wa musaza rero yahise arakara cyane, arangije avuga ati byanze bikunze ngomba kujya hahandi wa musaza ajya akunda kuba yicaye, njyewe nkahorera umwana wanjye mukobwa. Yarabyutse rero arahajya, ndetse na wa mwana w'umukobwa arahajya. Bahamaze igihe kinini cyane bategereje wa musaza, ariko wa musaza ntabwo yigeze ahagaruka. Nuko rero papa w'umukobwa akimara kubona yuko wa musaza atamubonye, yahise atangira gutekereza icyo yakora kugira ngo akize umwana w'umukobwa. Nuko arangije asubira mu rugo, asubira nayo n'umukobwa we, ariko umwana w'umukobwa akaba yarafite ububabare bwinshi cyane, ari kubabara. Umwana yari ari kurira cyane, ntabwo yizeraga ibintu biri kumubaho. Nuko wa musaza arangije ajya kureba undi musaza. Uyu musaza akaba yarazwiho gukiza abantu bafite ibibazo by'uburwayi, witwaga Ujuku. Akimugeraho amusobanurira ko byagenze, umusaza arangije aramubwira ati ni ubwa mbere kuva navura mbonye ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko uyu musaza w'umuvuzi yagerageje ibishoboka byose kugira ngo avure umwana w'umukobwa, ariko ntabwo byigeze bikunda, byaramunaniye. Nuko wa musaza arangije afata inzira asubira mu rugo n'agahinda kenshi, dore ko uyu muvuzi yari we muvuzi wa mbere hano muri aka gace. Ibi bintu bikaba byari bimunaniye. Ubwo rero uyu musaza yageraga mu rugo, yaragiye akinjira mu nzu, agezemo asanga wa mwana w'umukobwa yimanitse yiyahuye. Guys, rero incident nk'izi ngizi mbanzihuze kugira ngo tuzigireho. Nawe uri kumva iyi nkuru, ntabwo ari byiza kwifuza iby'abandi. Ibintu tuvuga hano mu nkuru akenshi ni ibintu biba bitubaho mu buzima bwa buri munsi. Si byiza kwifuza ibitari ibyawe, ibitari ibyawe biba atari ibyawe. Wakoze kubana nanjye kuva gutangira ku iherezo. Nizere ko ugiye gusharinga iyi nkuru ukayisangiza abagenzi bawe, ugakanda like ndetse ugakora na comment. Thank you very much. God bless you. See you next time. Ciao ciao.